Murakoze cyane, turabakiriye mu kiganiro umucyo w'ukuri, aho tuzajya tubaganiriza twabazaniye abavugabutumwa batandukanye. Uyu munsi dufite umutumirwa, ni umukozi w'Imana kandi mwiza, muraza kumwiyumvira, yitwa Emmanuel. Dufite insanganyamatsiko uyu munsi twifuje ko tuganiraho, ivuga ngo cyangwa yitwa ngo ni kuki amatorero yiyongera buri munsi. Ni kuki amatorero yiyongera buri munsi ariko ibyaha bigakomeza kugwira. Numva ari ibyo tuza kuganiraho. Ntatinze numva twamwakira Emmanuel. Nikaze, turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego. Murakoze. Nitwa Emmanuel Nitanga. Yesu aduhane umugisha. Amen. Yitwa Emmanuel Nitanga. Ukuntu ikiganiro twabateguriye kimeze rero nta kundi, turaza kubaganiriza ariko biciye mu bibazo. Turajya tubaza ibibazo, ni icyo tumubajije ahite adusubiza. Ikibazo cya mbere ari nacyo tuza gusangamo insanganyamatsiko cyane, ni ikivuga ngo bipfira he, kuki uko amatorero yiyongera aho kugira ngo ibyaha bigabanuke ahubwo byiyongera. Ni icyo kibazo cya mbere tuza kumubaza, akaza kudusobanurira. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze. Ntabwo igisubizo ntabwo ari kirekire. Nuko intego ya Yesu mu kuba intego yakagombye kwigishwa muri ayo matorero ya Yesu ntabwo ariyo yigishwayo. Nuko bigisha ibyabo, ntabwo bigisha ibya Yesu. Icyo nicyo gisubizo. Ntabwo ari intego yabo. Noneho uraza kudufasha. Noneho hari igihe abadukurikiye batamenya ngo intego ya Yesu ni iyihe. Ikibazo cya kabiri kirahita kiza kibaza ngo noneho iyo ntego ya Yesu ni iyihe? Icya mbere, mbere ya Yesu habanje Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yahanuwe kera mbere y'uko avukaho imyaka 700. Ariko Yesaya amwita ijwi ry'urangururira mu butayu. Igihe hashize imyaka 300, Maraki nawe aramuhanura. Amuhanura avuga ko we ari integuza, wamwita integuza. Igihe kiragera aravuka, amaze kuvuka aza muri misiyo yiwe y'ivugabutumwa rye. Harimo ijambo rivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Iyo niyo yari misiyo ya Yohana. Yesu nawe aza afite inshingano ebyiri. Inshingano ya mbere yari yo kuba umuhuza w'abantu n'Imana. Mu guhuza abantu n'Imana yagombaga gufata abitwaga ubwoko bw'Imana nyirizina aribo Bisirayeli, agafata n'abanyamahanga akabagira umwe, nk'uko ijambo mu Befeso rivuga mu bice 2 ngo abari ababiri yaduhinduye kuba umwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni njye nawe, ahubwo ni umunyamahanga n'Umwisirayeli niwe yahinduye kuba umwe. Noneho akadufata, icya mbere akahagarara hagati yacu, akaduhuza n'Imana, akaduhuza tukongera tukisanzura mu rugo rwayo nk'abana bayo. None cya kabiri, inshingano ya kabiri yari afite yari iyo kubwira abo bantu bageze mu rugo rw'Imana ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo kubera iki? Kugira ngo iryo zina bafite ryo kuba babaye abana b'Imana base nk'abana b'Imana nyine. Bagende nk'abana b'Imana, bavuge nk'abana b'Imana, ibyo bakora byose donc kuba abana b'Imana babimerite. Baba abantu bagaragaza ko ari abana b'Imana. Ariko mu ngorane bahuye nayo, ingorane Yesu yahuye nayo, yasanze abafarisayo barishe imitima yabaje ashyira iryo jambo. Asanga barayishe, barabangije mu buryo budasanzwe. Noneho abonye kubabwira rya jambo ry'ubugingo ari ikintu kigoye, barasibye inzira zibaganaho. Amaso yabo
ari we ari kureba abafarisayo gusa batamwitayeho. Yego. Nibwo yatangiye gukora ibitangaza. Aha. Ibitangaza abikoreshwa no kugira ngo bamurangarire, bamukurikire, nibamara kumukurikira ababwire rya jambo ry'ubugingo. Noneho muri kwa gukora bya bitangaza kuko baratangira baramukurikira. Yego. Barishima, aho agiye bakajyaho, ngo ahita atangira kurema urusika hagati yabo n'abafarisayo. Atangira kubabwira ngo atangira ku bafarisayo, arababwira ngo mw'abafarisayo muzabona ishyano, ngo kuko mufata ngo ibikombe byanduye, mugafata imbehe zanduye mukazoza inyuma, ngo ariko imbere harimo ibintu binuka. Arababwira ngo muzabona ishyano kandi ngo kuko mugenda mugafata ibituro ngo mukabisiga amarangi mukabikesha, ngo ariko mo imbere harimo amagufwa y'abantu yaboze. Yashakaga kuvuga iki? Yashakaga kuvuga inyigisho abafarisayo bigishaga zireba uyu muntu w'inyuma, zireba umubiri, zigisha umuntu iterambere ariko zitamwigishije uburyo ashobora gukira umutima wiwe ukaba muzima. Yego. Rero abaribwa nicyo byasobanuraga. Byasobanuraga iki? Kubera iki? Hari ibitangaza bibiri nshaka kukwereka Yesu yakoze. Igitangaza cya mbere Yesu yakoze ku kidendezi Betesida. Yego. Bibiliya ivuga ko hariyo amabaraza 5 kuri icyo kidendezi. Ikavuga ko muri aya mabaraza ngo buri baraza ryose ngo ryari ririho abarwayi benshi. Yesu ahageze akiza umwe wari umaze imyaka 38, ariko ntabwo bisobanuye ko ari we wari utinzeyo, kuko ntabwo Bibiliya itubwira abo yaretse bo bari bahamaze igihe kingana iki. Noneho rero Yesu akiza uyu, ariko mve ikintu nakubaza, uyu yakijije yamuhaye irihe turo? Nta turo amuhaye. Cyakora bikoze nk'uko abishaka. Aramukijije, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe witahire. Uyakijije ntacyo amuhaye, n'abaretse bari bakeneye gukira ntacyo bamutwaye, ariko arabaretse. Kandi kuba bakira nta kintu nawe byari bimutwaye, ariko arabaretse. Kubera iyihe mpamvu? Kuko Yesu ntabwo ikimubangamiye ari ukuba umuntu ari igicumba cyo ku mubiri, ahubwo ikimubangamiye ni ukuba umuntu ari igicumba cyo mu bugingo. Ntabwo ikintu kibangamiye Yesu ari impumyi itarebesha aya maso areba, ahubwo ikibangamiye Yesu kimubangamiye ni impumyi zo mu bugingo. Abantu bakabaho badafite amatwi, ariko mu buryo bw'umwuka badafite amatwi. Icyo rero icyo ni icyambere. Ntabwo iyo Yesu aza kuza, misiyo yiwe ari ugukora ibitangaza. Nta murwayi wari busigare kuri kiriya kidendezi, bose yari bababwire bagataha. Igitangaza cya kabiri ni igitangaza Yesu yakoze atubura imigati n'amafi. Uribuka ngo bari 5,000, ngo atubura imigati bararya, ngo barahaga, ngo barasigaza, ngo barahaguruka baragenda. Ariko bamaze kugenda, bagendanye ivugabutumwa mu makaritsiye bari batuyemo. Ivugabutumwa rivuga ngo iki? Ngo twiriranwe n'umugabo utanga imitsima, nta mpamvu yo guhaha, Yesu ajya agabura. Iryo vugabutumwa niryo ryuzuye insengero za none, zikora kuri uyu muntu w'inyuma, zikora ku mibereho, zikora ku buzima busanzwe, zidakora ku bugingo, ahubwo zikora mu iterambere ry'uyu mubiri. Ntugasonze Yesu ahari. Ni gute wabura inzu kandi Yesu ahari? Ni gute wagenda n'amaguru kandi Yesu ahari? Mbega naho ngaho niryo vugabutumwa bajyanye muri karitsiye. Naho ntibamenye impamvu Yesu yabahaye ya mitsima, kuko yari ihari. Bagarutse baje ku munsi wakurikiyeho, baje ari benshi cyane. Ngaho bateraniye ejo, Yesu
ngo baramubura, bajya kumuhiga burira amato baragenda ku nyanja ngo baramuhiga. Ubwo bamugezeho inkwakuzi muri biramubwira ati Yesu waduhemukiye cyane, koko haguruke ugenda utatubwiye, uzi ukuntu twiriwe tugushaka kuva mu gitondo kugera aya masaha. Ngo Yesu atagiye kure arababwira ngo aha mwavuze ko ari ya mitsima ejo nabatuburiye mukarya mugahaga, ko ariyo mwaje muje gushaka. Ngo umwe arabamubwira ngo basogokuruza ngo kera ngo bajyaga ngo batungwa n'amanu mu butayu uvuye mu ijuru, ngo none nawe kora igitangaza kugira ngo tukwizere. Umva, ejo yatubuye imitsima babireba ngo bakeneye ikindi gitangaza. Nuko isi imeze. Isi iduha inyota yo guhora iteka tunyotewe n'ibitangaza. Nta gihe na kimwe imitima yacu yizera ko twizeye Kristo, kuko ibyo tunyuramo byose bihora biduhinyuza bikatwereka ko tutamwizera. Bihora iteka ari umunzani utwereka ko tutizera Kristo, kuko ibyo yakoze tubyibagirwa tugeze mu bindi, tugakenera ko ibikora ariko tutibuka amaboko yadutambukije ahashize. Icyo ni kimwe, iyo niyo mpamvu. Urakoze cyane. Ahubwo mise mboneramo ikibazo kindi kivuga ngo none se bivuze ko ibitangaza Yesu yakoze bidakwiriye kwigishwa mu nsengero? Oya, bikwiye kwigishwa, ariko ntabwo bikwiye kwigishwa nk'aho ariyo ntego y'ivugabutumwa, nk'aho ariyo misiyo y'itorero. Ahubwo bikwiye kwigishwa gute? Reka nguhereze urugero rutoya. Yesu mu myaka yashize, sinirirwe njya mu bya Bibiliya, mu myaka yashize, yego, ivugabutumwa uburyo ryari ryubatse, nkubwira akantu gatangaje. Umubyeyi yihanganiraga umwana we kari umujura, akabyihanganira, buri cyumweru akajya ariha ibyo wa mwana yibye mu bantu, ariko akananirwa kwihanganira ko umwana we yakijijwe. Ntabyihanganire, umwana akagenda akaba indaya mu rwego rwo hejuru, izwi, ntagire isoni zabyo, ahubwo akazaterwa isoni n'uko umwana we yakijijwe, ngo yabaye umurokore. Bikamubangamira, ntabangamirwe n'uko umwana we ari umunywi w'urumogi, ahubwo akabangamirwa n'uko umwana we ngo yagiye mu barokore. Ibyo bigatuma ateranya umuryango, ngo ari gushaka kubabwira ko umwana yamuciye, ngo umwana yaramunaniye. Ariko umva nkwereke ikintu. Kubera iki byakorwaga gutyo? Kuko uyu mwana ukijijwe yabaga yimutse, icya mbere ahindutse, icya kabiri yimukiye mu isi y'imbaraga z'umwuka wera, aho azangiza imbaraga z'umwijima avuyemo. Satani rero akabibona mbere, akamurwanya, akamuhiga ahereye mu bamwegereye bari bamufitiye umumaro, kugera igihe bamwirukaniye. Kandi bakamwirukana umwana anyuzwe, avuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwa Kristo muri njyewe. Akumva nta kintu bimubwiye kumwirukana, akumva uburyo bari bamutunze iwabo nta kintu bimubwiye, atibaza ngo ejo nzabaho gute. Akumva gusa urukundo akunda Yesu, no gupfa yakemera agapfa. Ariko noneho reba isi ya none, umwana arabwira se, isi ari haji, isi ari haji, isi ari shehe, akamubwira ati papa, ati ngiye kubatizwa mu barokore, ngiye gukizwa. Ese akamubaza ngo ryari uzabatizwa, akamubwira itariki. Ese akamubwira ngo imyenda akamugurira imyenda, akanamutegurira ibirori, kandi ari shehe. Kubera iyihe mpamvu? Kuko ntabwo uyu mwana akijijwe, ahubwo ahinduye iseta yaho yakoreye. Wumva iki kintu? Ntacyo kumurwanyiriza, nta mpamvu yo kumurwanya, kuko ntabwo ari umuntu uje gukizwa. Nta mbaraga z'agakiza ziri muri we, ahubwo ikiri muri we
arahinduye ahinduye iseta. Niyo mpamvu ibyo azakora byose sava azaba wa wundi. Yari umusambanyi n'ubundi azabikorera mu nzu y'Imana. Yari umujura n'ubundi aziba ari mu nzu y'Imana. Uzibeshye se telefone yawe uyishyire ku ntebe wicaye mu rusengero, urebe ukuntu hari abahungu baje. Noneho rero umva ikintu kigeze uko nguko ameze yaje ahindutse. Hari akantu kigeze kambaho, reka wenda bari ko wumva cyane. Umunsi umwe nari ndimo ndasenga, ndi mu ishyamba nagiye gusenga. Noneho igihe nari nihaye cyo kuba muri iryo shyamba, ayo masengesho kirangiye, ndazamuka ngo ntahe. Ndimo ndazamuka ngera ku iteraniro rinini ririmo rirasenga of course, ariko umudamu wari uri imbere y'iteraniro ariko bateresha haleluya nyinshi, arimo aratanga ubuhamya ngo bw'uburyo Imana ngo yamukuye mu buraya, ngo yamukuye Kadirake, ngo yamukuye ngo mu Migina, avuga amazina nyine y'ahantu yakoreye. Mu gihe yari arimo aravuga ibyo abateresha za haleluya ngo Imana yaramubohoye, cyambere numva ndatungu. Ibyo arimo aravuga, arimo arabivuga abantu bose batangaye. Ni umunyamwuka ukomeye mu maso y'abari kumureba, ariko arimo arahamya iby'umutima wiwe udahamya. Uko rero niko bimeze. Hari igihe abantu bahindura iseta bakaza gukorera ibintu mu rusengero ariko atari uko bahindutse. Rero ntabwo nabivugiye kugira ngo mvuge ngo ibitangaza ni bibi kubyigisha ntitukabyigisha, oya. Ahubwo nubwo tubyigisha ni byiza cyane kurushaho ko dutinda mu magambo Yesu yavuze kuruta uko dutinda mu bitangaza Yesu yakoze. Hariho ikintu kimwe, uko dutinda mu bitangaza cyane, uko dutinda mu bitangaza Yesu yagiye akora, niko tugenda tugwiza abantu mu nsengero ariko badakijijwe, b'abapagani bo mu rusengero. Kandi ibi ngibi agakurana nabyo, akaba umunyagice ari umujura, akabatizwa ari umujura, akazaba n'umubwirizabutumwa w'umujura, akazaba n'umupasiteri w'umujura. Kuko ibyo ngibyo ni ibintu, gukizwa byonyine bizanwa n'ijambo, guhindurwa bizanwa n'ijambo, ntabwo bizanwa n'ibitangaza Yesu yakoze. Niba wakurikiye muri biriya bitangaza Yesu yakoze, umunsi bamubwira ngo kora igitangaza kugira ngo tukwizere, yababwiye ijambo rikomeye. Muri bariya yahinduriye imigati bakarya bagahaga, yababwiye ijambo, arababwira ngo ninjye mugati umanuka uva mu ijuru. Umuntu nandya ntabwo azongera kugira inzara ukundi, kandi unywa amazi nzamuha ngo azashira inyota kugera ku bugingo. Ntabwo icya kabiri, byose amaze kubibabwira ngo bagenje umugongo, ari abatumiwe uwo munsi bagenda bitotomba bari kubaza bagenzi babo babazanye ngo ni ukubera iki ngo mwatuzanye kuri uyu mwesiko, twari tuzi ko ari butugaburire, none aje kutubwira yuko ari we mugati, ari we mutsima. Murumva ibintu mwadukoreye, umva igitangaza. Ngo uko bagenda basubira inyuma, Yesu ngo asubirana inyuma abigishwa 12, arababaza ngo namwe se murenda kugenda? Murumva mushaka kugenda? Petero avuga ijambo rikomeye, aramubwira ngo twakuvaho tukajya kurinde wundi, kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Umva, ntabwo yigeze amubwira ngo kari wowe uhumura impumyi, ntabwo yigeze amubwira ngo kari wowe utubura imigati. Kubera iki? Yahishuriwe Yesu w'imbabazi, ntabwo yahishuriwe Yesu w'imigati. Icyo rero nicyo kibazo kiriho mu itorero. Naho ntabwo ndibuze kuvuga ngo ntitukigisha. Aya magambo mvuze ni amagambo uri busange mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu bice 5 uhereye ku murongo wa mbere, ubwo ni ku kidendezi. Nushaka iri ngiri ryo wumva uburyo yakijije uyu muntu, ariko nushaka n'iri ryo ku mitsima
uri buze kuribona nanone ahangaha muri ibi bice 5 bya Yohana kugera no mu bice 6. ntabwo abizera bakwiye kubaho bagaburirwa ibitangaza Yesu yakoze, ahubwo bakwiye kubaho bagaburirwa amagambo Yesu yavuze, kuko ari yabitse ubugingo. Ubaye umushumba ni iki wumva wahindura? Mbaye umushumba ni intambara ikomeye, ariko reka ngisubize mu kuri kose. Uwo ndiwe none ntabwo abereye umushumba mwiza. Kuki mvuze iryo jambo? Mvuze iryo jambo kuko niyumvamo ko ndi mu nzira yo guhinduka umukristo mwiza. Niba muri njyewe ngiterwa ubwoba n'amajwi y'isi, nkaba intambara nyuzemo zishobora kunyeganyeza nkanyeganyega, bisobanuye ko ntari nashyika aho nkwiye gushyika. Usibye no ibi ngibi ndi kubivugira kugira ngo dufatanye twumve ubukene dufite, kuko maze igihe muri iyo ntambara yo kumva nkeneye kugera ku rugero rukwiriye ku gihagararo cya Kristo, ariko ntabwo ndahashyika. Niyo mpamvu ntabwo ndi buze kuvuga ngo mbaye cyakora nimba we mu gihe cyashyizweho Imana ibishimye mu gihe cyabyo, nizera ko hari ibintu byinshi byahinduka, ariko ntabwo navuga aka kanya ngo naba we nkagira ibyo mpindura. Ni iki mu nama wagira abashumba b'amatorero? Ikintu nababwira ni uko bakwiye kurwana intambara yo kubaka ubwami bwa Kristo kuruta kubaka ubwami bwabo. Bakabaho nk'abahabereye Kristo, bakavuga nk'abavugira Kristo, bagakora nk'abakorera Kristo. Turashoje ikiganiro cyacu nk'uko twakibabwiye, cyitwa Umucyo w'Ukuri. Dushoje tubashimira ko mwadukurikiranye, tunashimira umukozi w'Imana Emmanuel, tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu YouTube Gospel My Power, mukanakora share, mugasharinga, mukabisangiza inshuti zanyu, ndetse mukandikaho na comment kugira ngo turusheho kubakorera ibintu binoze. Murakoze, turabakunda cyane.